uvuga ngo ufata icyemezo gikomeye. Mu by'ukuri hari igihe umuntu afata icyemezo gikomeye atari uko yatsinzwe. Hari igihe umuntu afata icyemezo gikomeye ari ukugira umutima ukomeye. Iyo umuntu afashe icyemezo cyo gusenya urugo rwe, agafata icyemezo cyo gukora divorce, agafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka ntandukane n'uwo muntu twashatse kugira ngo ejo atazanyicira mu nzu, agafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka iyi nshuti yanjye magara dutandukane kubera yuko nidukomeza kuba hamwe ndabona nta urugendo rwanjye nawe rutazaduhira. Biragusaba